Bishop Rucyahana yasobanuye imvugo ye yafashwe nko gukomeretsa abarokotse Jenoside. Ni inkuru iri ku gihe.com. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Bishop John Rucyahana yongeye gushimangira ko gutanga ubuhamya bw'ibyabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi bidakwiye guharirwa abayirokotse gusa. Ni igitekerezo rero kitavuzweho rumwe n'ab'ingeri zinyuranye benshi bahuriza ko gipfobya ubuhamya bwatanzwe n'abarokotse Jenoside mu myaka hafi 25 ishize. Mu kiganiro cyarero yagiranye na Igihe, Bishop John Rucyahana yashimangiye ko buri muntu afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo ku byo yavuze. Ni ikiganiro cyagarutse ku ngingo nyinshi zirimo izijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge nk'urwego amaze imyaka myinshi yakuriye ndetse no ku mibereho ye bwite. Iyi nkuru iravuga ko ubusanzwe Rucyahana yavukiye mu karere ka Burera mu Gushyingo mu 1945. Amashuri abanza ayigira ahitwa Kinoni, Gitare ni Murunda. Numwe rero mu mfura z'ishuri ryisumbuye Inyemeramihigo ryahoze ryitwa Collège d'Humanité Moderne mu karere ka Rubavu. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye yahungiye muri Uganda yigayo ibijyanye na teolojiya, akomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya kwimamye bumenyi icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri teolojiya. Arangije kwiga yabaye pasiteri, akora no muri komisiyo y'ivugabutumwa mu itorero rya Anglican, aza no kuba bishop muri diocese ya Shyira. Yabaye kandi umwarimu mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, niwe washinze Sunrise School mu karere ka Musanze, akaba yaranaribereye umwarimu. Kuri ubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru mu itorero Anglican. Hano rero hari ikiganiro yagiranye na Igihe cyamubajije imvugo kigira kiti imvugo yanyu yuko gutanga ubuhamya mu cyunamo bidakwiye guharirwa abacitse ku icumu ntiyakiriwe neza na benshi. Bamwe basabye ko usobanura neza icyo washaka kuvuga. Mu gusubiza yagize ati abatarakiriye neza ubutumwa tuvuga bafite umudendezo n'uburenganzira bwo kumva uko babyumva kandi bafite n'uburenganzira bwo kubivuga. U Rwanda ni urw'Abanyarwanda na Jenoside yakorewe Abatutsi ni ishyano ryabaye mu Rwanda rikorerwa Abatutsi b'Abanyarwanda rikorwa n'Abanyarwanda. Ariko amateka n'ubuhamya bw'ayo mateka ntibigomba guharirwa abakorerwaga amarorerwa gusa. Bamwe babyumvaga ko ari ukuvuga ngo abakoze Jenoside bari bo batanga ubuhamya. Oya, hari abandi batakoze Jenoside babireberaga. Hari ababonye aho Abatutsi bicwaga muri Jenoside, imibiri yabo yagiye ishyirwa, abacitse ku icumu nibahazi, ariko hari ababibonye bagomba gutanga ubwo buhamya kugira ngo ya mibiri ishyingurwe. Hari abandi bantu bafite amakuru yafasha Abanyarwanda gukira vuba, bakanahumuriza abacitse ku icumu bacecetse. Abo bantu nabo bagomba kugirirwa inama yo gutanga ubuhamya. Igihe rero cyongeye kumubaza kiti nk'umwana wariho mu gihe cya Jenoside ni ubuhe buhamya agomba gutanga. Bishop cyane ati ntiwagereranya igikomere cy'uwacitse ku icumu n'igikomere cy'ucirwa urubanza rw'uko yakoze Jenoside, cyangwa umwana utarayikoze ariko akaba acirwa n'urubanza n'uko se yayikoze. Uwo mwana agomba gutanga ubuhamya bw'ibyo azi kuri se kandi akitandukanya nabyo, ariko agomba kuvuga. Igihe kiti kuba iyi ngingo itarakiriwe neza ntacyo byahinduye mu mitekerereze yawe. Bishop Rucyahana ati njye ntabwo mbacira urubanza nta nubwo bimbabaje rwose ko babivuze, kandi ntibizambuza kuvuga no gushishikariza Abanyarwanda gukora icyo bagomba gukora, kuko niba umwana yihannye ko ababyeyi be bakoze Jenoside ntabwo byari bikwiye guhungabanya uwacitse ku icumu. Wa wundi wabonye aho bashyize imibiri y'abishwe muri Jenoside agaceceka ntabivuge kuko adashaka kubabaza uwacitse ku icumu, azamubabaza kurushaho kuko akomeza kurira no kubabara kugira agahinda kuko atashyinguye uwo. Ariko igihe utanze ubuhamya wa wundi arababara akarira agashyingura uwo muntu akazagera ubwo aruhuka. Yes, ni ikiganiro kirekire rero kirekire wasanga ku gihe.com.